Waramutse mama. Waramutse mwana we. Mama naramutse neza mufitiye inkuru nziza. Mafindi inkuru ngiye kubwira ni iyi. Bitekereza mubarira mama mbabarira umbwiza ukuri. Mama mbwira. Bitewe n'uko nzi ko umaze iminsi uhangayitse. Yego. Mwana we. Ariko se ndumva binyuze. Ushobora kuba wimutiye muri ya nzira irimo ibibazo. Wow! Nibyo mama wanjye nibyo ngibyo. Nari ngufitiye inkuru rero ko twimukiye mu nzu nshyashya. Umugabo wanjye nyine yanyubakiye inzu nziza ngo ubyumve. Ndakwifuza nguze udusure turi kumwe n'umugabo wanjye. Amena. Karibu mama ngwino ubona umwanya uzundebe. Imana rero iri mu gihugu cyo mwijuru nari bajya gusenga. Yego. Kangarukire mu nzira ze mbanze kugenda. Oya ngwino ndebe mama ngwino ndebe. Umva twimukiye mu nzu nziza. Ibindi byizuriza uko umutima umeze. Karibu mama. Kanya kwirebera mama garanzuye. Kwirebera mama wanjye. Ni karibu mama wanjye. Uraho mama. Uraho. Isi nashimye. Imbazwe cyane. Amakuru. Ni meza nari ngukumbuye nange twimukiye. Kuri ko nareza. Mumubona umuganje kankunda. Karankunda niyo kubona kugira ngo ujye umamba ku mugabo wawe. Nahuguraga ngo ntazagira ikintu cyakubuza umugabo wawe. Kuri pe. Reka buriya Kevin aritonda cyane. Mva nkubwire mama. Umugabo wanjye yaza kuba atankunda. Imana yaranyuze. ngo yaragukunda. Kandi nakugira ko Imana igiye kubikora. Kandi n'ukuri bishavu reka dusenga Imana. Sivuga ko nagiye gusenga. N'ukuri reka dusenga Imana. Ndabizi ko Imana igiye kuguha umwana. Imana igiye kuguha umushinge. Tuzayishima tuzavuga Imana. Yewe wowe Imana ntigibeshye. Nubwo turambirwa nta kimana idashoboye. Imana ishobora byose. Imana yashyizemo umugabo wanjye igitekerezo cyo kunyimura hampande ya mabo akanshyira mu rugo rwacu rushyashya. Nyihereje icyubahiro. Erega buriya byari bikomeye. Byari bikomeye. Nabonaga abanyakobukwe wawe bamaze kuvuga ati hoya ndashaka ubyara ndashaka umwuzukuru. Nahise avuga ngo Mana wowe utanga gushaka ugatanga urubyaro uzamera umwana w'ishabura nawe uzamumera gutwita umwana wanjye uzamunezeza uzamuha umunezero. Ariko ndabona byatangiye. Mabuka yavuze ririya jambo ndababaga ndeba ku umugabo wanjye najya mureba mu maso nkabona nawe bimurimo kuba yanjugunya. Mana agize agahinda hariya hantu. Ariko ndashima Imana n'umugabo wanjye kuko bahabaye. Iyo aza kunyangira imbere ya bariya bantu agombaga guseba. Imana ishimwe. Ariko buriya nabibonaga Keva aragukunda. Yarakubwiraga ati madamu wanjye wishavura ndagukunda. Ariko nubwo abagore bari bahagaze ari benshi ariko Keva aragukunda. Niba ngiye nkurikije igihe twari tumaze nta rubyaro mvuga ko ari ishimwe rikomeye hagati yanjye n'umugabo wanjye. Kuko iyo aza kuba ari umugabo utankunda imyaka tumaze tutabyara muganje aba yarantashye. Ariko nshima Imana nubwo bavuga ko ari we bateye inda. Nshima Imana ko atanyirukanye ahubwo yanyimuriye mu rugo rushyashya kandi rwiza nishimye. Yakuye muri iriya nzu y'ibibazo, inzu y'amaganya, inzu y'amarira. Uri wabonaga ibibazo byari bihari. Oya n'Imana nanjye ndagushimiye. Imana ibyumve ko nyishimye. Nararebye rero nsanga muri iyi si ikintu cyose umuntu yakora adasenze nta kintu cyamumariye. Gusenga Imana Mana wanjye. Ujye usenga Imana. Imana ni byose. Imana irakunda, Imana irafasha. Imana
yaguhaye gushaka ubuse nabo mungana batashatse mfite n'ibyiringiro ko nta nubwo izakwima umwana kandi yewe nagiye gusenga ajya gusenga Imana ikambwira ko iguhaye urubyaro yego umwana wanjye ukundira kandi n'ibyizere bidahari nahise mwakira kuko ko numva agiye mu inonge hite ufata umwana nibyo kamumve ko yaguhaye umwana Imana yakoze igihe nabaye nyishimiye nayishimiye ni ukuri uku kwezi turimo yego se ubutaha urabutwite sinjye nkabyarira umugabo ni ukuri uzabyara tukajya tureba umwana turi babiri muri babiri sha muri batatu ugira umwana uzabyara ko mwana ahunga none se buriya urabyibuka hana ntiyabyaye se ariko se koko nibyo ari iki hano yarabyaye abyara umwana akuze kuriya akuze hano arabyara hari n'ibintu yamukiraga ku mubyimba se ntabwo ubizi bapenera nyine bariya babaho reka nkubwire Imana itareba uburanga ntirebe igihagarara ntirebe ariko mana we ndabizi ko Imana iguhaye mwana wanjye igihe naje namwakiriye humura rero nuko aracyari ibyiringiro ku giti cya Hana kikongera kigashima reka tugende unyereke iyo nzu ngwino nkwereke mu rugo rushya aho hantu ndakurebye wowe cyane umugabo yashakiye ubu aya ni amanegisi yo gukodesha utwaye neza ariko waragize n'udutwenge sigaye wishima umwana wanjye warakeye mubwira impamvu ufite ibi byishimo ni ibyishimo Imana yashyize mu mugabo wanjye nawe abishyira ariko mama nawe sinari mbizi mama n'amarira narariraga n'umubabaro wo kubana na nyoko bukwe iyo nakwigisha kwihangana no guca bugufi no kwitonda biriya bintu sigira ngo warabiciyemo kugira ngo ubashe kugera hano hantu ugeze erega buriya niyo mpamvu mwiswe ababyeyi niyo mpamvu haleluya mana wagize neza kwiga ahantu heza namashimye dutembereye iki gipangu cyose kitwereka ntiwakiriye ahubwo reka twinjire mu nzu nano kwakire tunasenge Imana karibu mama ni karibu wacu yewe we yewe bajyaga batubwira ko uzabitabara wanjye aha rero ni mu rugo nyine ni mu nzu yacu tubamo ni karibu mana we mbega ahantu heza we mana we uzamuriye icyubahiro warakoze mana yagize neza yewe we urabona inzu oya n'inzu yacu ni nziza Imana yarakoze Imana itakura umwana wanjye itamugeze wayirinze mana muzamuriye icyubahiro wagize neza yego sitari mwana wa kevese ari he kevese ariko sinzi ahantu yaragiye gatoya ariko uraba wihanganye mu kanya yaraje Imana yamuhaye umugabo nkunda reba nawe inzu yakizeho yaguhojeje yamarira mwana wanjye uranasize mbabaye ndagenda ndasenga mbwira Imana ntumbarire wa mwana we ndashaka ko unkoreza umwana wanjye nukuri warakoze wambwiye kwambara umwana w'umugisha wambwiye kumwubakira wambwiye kuzamugirira neza ni ukuri none si neza mana nariya marira si ibyo se ese mana kutanga gushaka ko wamuhaye gushaka wamuhaye n'urubyaro ngiye kubona mbona umuntu araje arambwira ati ngo uteka Imana nyir'ingabo mbwira ati wari ufite umwana urushya ubabaye ariko Imana imuhaye kubyara imuhaye umwana nanjye natashye uwo mwana namwakiriye nabucake ndavuga ni Imana umva kuko ntari negeranye nawe rero urazi ibintu ndakoze ahubwo nanjye ngo mana we iyi nda yanjye iba ariyo yawishavura yiremyemo uno mwana uku kwezi igushire wishavura adafite umwana mu nda ye uzi ko uri kubivuga nkumva ari mu nda yawe mama none mwana yarabisajyamo yagiyemo mwana yagiyemo Imana ibeshya Imana ntibeshya Imana ishobora byose yihereje icyubahiro ubwo nayo intekerezo kure cyane habaho Imana itakura umuntu nana kure cyane habaho Imana itagize umuntu nta na hamwe rero mu ijuru hari Imana itanga urubyaro
itanga amahoro, itanga ubuzima. Iri ni itangiriro uvuye mu mazu, ya nzu y'umubabaro, y'agahinda, ariko Mana ashimye Imana, urabona ino nzu nayo yose se nayanyu. Ngo nakubwiye ngo iki gipangu cyose wabonye hari aho nakunyujije naho ntakweretse, narebye nsanga utahagenda ngo warangize. Iriya Mana bisa ari inyuma yanjye dufite amazu nyine atwinjiriza. Ariko icyubahiro wari uzi ko ari byonyine se? Nari nzi ko ari hano honyine. Imana yaratwongeje, yarakoze igabanya umusoro. Erega yarebye kwihangana kwacu. Uzi kumarira imyaka utabyara umugabo akigukomeye mu ngo sha, ibintu biba bigoye. Ako buriya narabibonye bari abagore bose bahagaze. Niyo mpamvu nababwiraga ngo rero birashoboka ko izo nda mufite zaba ari izanyu, kimwe nuko bishoboka ko atari izi. Ubwo rero ni mutuze dutegereze. Imana niyo mucamanza, Imana izabica. Erega mama, naho inda zaba ari izi, umugabo wanjye arankunda. Kuko atankunda ngira ngo warebye bariya abagore yagombaga gufatamo umwe akamuzana hano, kuko yemeye kunzana ntamuheke harimo umutwitiye. Nicyo gituma mvuga ko umugabo wanjye ankunda. Arankunda cyane, baragukunda. Keve buriya narabibonaga, bashaka kugutera hejuru akavuga ati mundekere umugore. Buriya natashye nishimye ko aho ntari warahari. Umugabo wanjye nta kibazo, nasanze utari wenyine, nasanze agukunda. Humura rero, utarabyara birashoboka ko umugabo yagira irari agacikwa, ariko gucikwa k'umugabo si uko yanze umugore w'isezerano. Muganga arankunda ndabizi, n'ibizaba ngomba kubyakira. Ugomba kubyakira, ugomba kubyakira ukihanganira byose, kandi ukamenya ko ariwe mugore w'isezerano. Umuntu ategereza n'icyo gitangaje Imana yakubwiye. Mama wanjye, mbese twakunze ibiganiro nibagirwa kukwakira. Reka muzanire icyo kunywa. Urakoze mwana wanjye, ariko ubu niyirije ndi mu masengesho kubera ibintu Imana yambwiye. Ubu ndi mu masengesho y'iminsi 3. Ndi gusenga kugira ngo Imana isohoze tubone umwana. Erega mwana wanjye nkeneye umwuzukuru. Urakoze rero, ndacyari mu masengesho, ndacyasenga Imana. Sawa, nari ngize ngo nakurangaranye. Oya, ntabwo ndangaranye. Urakoze mwana wanjye, Imana iguhe umugisha. Mwiriwe. Muraho neza Kevin? Ese nashimye. Ahimbaza, tumeze neza nawe? Tumeze neza. Namwe mwari muraho? Twari turi aho turashima Imana. Ubu nari nsi gukira ku muhanda, ubwo ntabwo nari nzi ko Bishakura yampamagaye. Ngambwira agakuru keza Kevin. Warakoze mwana wanjye. Tumeze neza. Tumeze neza. Ese muzana byose kandi nigende. Nzi kudavuye ko mama ari buze. Nanjye byanunguye. Umva twari turi aho tumeze neza, natwe turashima Imana. Ariko mba nasimbutse ku muhanda kugira ngo njye kureba icyo uko twakwigenza nyine mu muhanda. Kuri nibyo ashimye Imana, warakoze, wagize neza. Ubushize nasanze buriya uri mu maso abiri. Abagore baraje banyatsaho umuriro, numva neza, numva nasohoka umuryango mwiruka. Numvaga ntazi ukuntu bimeze, ariko navuga nagiye nibaza ku ruhande, mbega aho nabaga numvaga ndimo nibaza kuko kirakoze birabiye, kuko wishavura wanjye, kuko biriya bintu nakoze nabikoreye iki, mbega numva umutima uri mu ciro urubanza. Abana kuganira hoya nta kintu cyakora ku mugore wanjye. Wabaye intwari. Wabaye umugore wanjye n'ukuntu wishavura wanjye se. Wabaye intwari. Nawe urahagurutse reka winteshereze umugore umutwe. Ariko wakuraho umugore mwiza umeze nk'uko se, umugore witonda, umugore mu mafuti akabona ko yaguyemo ariko akarenga akakubabarira. Urumva atari ikintu gikomeye umubyeyi. Yego, ni ukuri warakoze. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda cyane. Imana yagize neza. Nari nzi ko utari kubireba. Ntabwo nabireba. Kandi umwuka mubwire, umutima ufite utandukanye n'uwaba ari abagore. Yego. Urakoze mugabo mwiza. Ntabwo nari nzi ko
mama se nguko ari mu masengesho. yewe mu masengesho maze iminsi ndi gusenga buriya nabonye biriya bintu yego ndavuga nti ibi bintu umuntu adasenza Imana umwana wanjye yagwa muri uru rugamba kandi wibuke ko cya gihe ubwo Yesu yagendaga n'abigishwa be basengeye abantu amadayimoni yanga kuvamo noneho aravuga ati ibintu nka biriya bikorwamo no gusenga no kwiyiriza nanjye ndavuga ngo umva rero wa Mana we ubu umukoro ndawubonye ngiye gusengera urugo rw'abana banjye bagira amahoro kandi Imana uzatange urubyaro kuko Imana yabaye baragutwita niyo yamuha kubyara umva rero inkuru nziza muzanire iyi Mana yacu ntireba nk'abantu iyi Mana ntireba nk'abantu kandi ni ukuri iyi Mana ni umukozi w'umuhanga ubwo nari ndiho se ngiye kubona mbona umwana w'umukobwa arahagurutse atumva mama we atumaze iminsi usenga atari ku isengesho ryawe ryarumviswe aturi gusengera umwana wawe wabuze urubyaro ati Imana y'amahoro ukuntu imbwiye ati irambwiye ngo ihaye umwana kubyara ati aka kanya niba hari ikintu kibabaje umutima ni icyo ngiye urumva erega buriya byose biri kujya hanze wa mubyeyi nanjye niba ari biki mumaze wayabura warageragezaga ngo urebe gusa akoze icyaha sinagushyigikira mu cyaha uko waciye inyuma w'ukunda naciye inyuma kandi ndawukunda umugore mwiza nubwo nakoze amakosa ntabwo nzabyumva kandi rero reka nkubwire yego ikosa ntirikosozwa irindi oya nibyo bishavura nawe naramubwiye ko agomba guca bugufi akakubabarira ntagutererane muri ibi bibazo urimo erega ibi ni urugamba buriya ubona umugore umwe aza ukabona undi araza akavuga ati wanteye inda uwo wasezeranye nawe yarabuze urubyaro rero ni ukuri Imana y'amahoro yambwiye ngo ibahaye kubyara abakobwa n'abahungu nanjye rero abana nahise bacakira ndavuga ngo Mana sindi kumwe nawe ishavura ariko uyu mwanya dore umwana ndamucakira ukwezi ntigushire iki cyumweru ntigishire ishavura adatwize Imana rwose ni Imana ibikore pe narizeye reba n'ukuri dufite umwana bireba noneho mama kajya agaterura agahinda oya narizeye gusa turi muri uku kwezi kwa 12 ariko ni ukuri mu kwezi kwa mbere araba afite inda araba atwite ibaze Imana igiye kuduha ikaduha impanga umukobwa n'umuhungu nazo twabyakira niba urajya gusayira mu butayu seza ntayishime tuzajya gushima Imana nabwiye Imana ko tuzayishima n'itura ry'ishimwe burya tuzaritanga karame Imana ibaze yewe narabyemeye uratwite nuko utarabona ibimenyetso ariko uratwite numva umwana arimo uyu mwana arimo yewe narabyakiriye kandi ibyo nakiriye nawe ubyakire yego azabyara ikibebe cyiza kwizera kurarema urumva kwizera kurarema tugomba kwizera rero ko ibyo umwami Imana yatubwiye bigira kuti bisohora cyane rwose kuko si rimwe si kabiri twabonye neza y'Imana Imana irakora nawe ndabyizeye mama karame Imana wawe nari ngiye kubwira wabonye inzu umugabo yanyimuriyemo Imana nayibonye umva byandenze baka wa muririmbyi ngo uyu munezero urandenze Imana mvuze uko bikubwira ni ukuri byandenze nishimye nanjye nagiye kumva rwose mu bintu ntari niteguye numva umugabo arambwiye ngo twimuke navuga ese noneho twimukiye hehe ubwo ngiye kumva mfata nakubakiye indi nzu nzanye ahantu hameze nka paradizo umva nibereye muri paradizo nari bitekereje igihe kinini rero kuvuga ngo umugore wanjye rwose agomba kumwubakira inzu nziza kuko aho twari turaramba mama numva hari mu babyeyi hari abavuga ngo ntabwo bikwiriye ko bose tuba turi ahantu hariya
yego nari ndimo mvuga ni rwose ni Imana niyo kabyara yarakoze ndareba ukuntu umugore wanjye ameze nkareba ukuntu nshaka nyine kuba mfite umwanya wihariye nawe abone ko umugore wanjye agomba kumwubakira inzu nziza kandi iyo nzu tukaba tuyinezeremo twese rero niyo mpamvu turi aha urabona ko Imana ntacyo itadukoreye ntacyo nayishimye ni ukuri nayishimye ko amuzanye hano atuje ndabizi iyi nzu ni imigisha yaje Imana yarafunguye ndabizi igihe kitari gitoya igihe gitoya nako Imana igiye kuzabaha umwana mujye mwicara hano n'abana na mama papa muriho mu kibazo nanjye kintu bitegereje nanjye rero urukundo mbona ifitanye n'umugabo ibaze haramutse noneho tubonye yewe namaze kumwakira ndabizi ko umwana yaje akoshera imbere ikintu mba nibaza mba ni kuvuga bariya badamu baramutse bagarutse njyewe mbona bamwe bafite ubwoba bariya rero tubwire yewe nanjye ubwo ari umuntu yibaza ibintu ubwo uzaba uhari umwanzuro tuzafata ubwo nawe uzaba uhari ibintu mbega tuzafata urumva simbizi ukuntu bimeze ariko Uwiteka azadushyigikira nizere ko umwanzuro utazafata n'ibintu babizi nta kizakundutira uri umugore nkunda uri umugore mwiza ariko uzi ko ni mwiza yego twese shirika ari wowe ubizi wundi bagendeye rero nawe ukora umugore mwiza ariko reka kene niwe byose ufite ukuntu wabigenza kandi biba byose bigacamo yego ntabwo watongera abagore batatu icyayi oya ntabwo byakunda ikintu rero mbona inama nakugira yenda k'umuntu abo bagore nibyo uriya navuze ko azajya gupimisha DNA ashobora kujya gupimisha agasanga inda atari iyawe yego birashoboka uriya wundi nawe asanze ari iyawe birashoboka yego umugore arabyara ukamusaba abana cyangwa ukajya umufashiriza n'aho ari yego nibyo ukamufashiriza n'aho ari ariko udasenya urugo rwawe rwose ubwo rero reka ndeke kurondogora nari ndiho ngenda kuko Shavura yarampamagaye nyine ambwira ati ngwino urebe hano inzu mutware yanguriye keve Imana iguha umugisha yego murakoze rwose guha umugisha kuko mberaho ntari kandi ni ukuri Imana ikomeze kububakira reka rero dusengeho gatoya hanyuma ngende birirwa Imana y'ibihumeka data ndagushimiye ko wagabanyije umusonga Uwiteka ndagushimira aho watangiriye gukora ndagushimira naho ugejeje uri gukora byose ni ibyawe Kristo biri mu maboko yawe none ndagushimira ko wahaye Shavura guseka ukamuha urukundo ku mugore nyemera n'ibindi bisigaye byose bitunganye kandi ubane nabo senze nizeye kuri kumwe nabo mu izina ryawe Yesu Kristo amen yego rero ndagiye urakoze reka kugeza aho ngaho yego kugeza ku irembo Ako mami turahageze nahase ntabwo habaye kure ntabwo ari kure yari yarahanyeretse wari uzi ko turi buterere nzi ko tugiye kumanuka tugaterera kumbi ni ahangaha ni hano ahangaha ntabwo wajya nafunga igipangu cyaho ariko burazi guhitamo hano hari amazu agaragara sana amazu ndabona tugeze mbega ahantu heza cyane harimo n'amazu ni aha abana banjye bimukiye ni hano yageze bazi ubwenge mami cyangwa ariko hateye abagore benshi oya umwana wanjye ariko burya yaritondaga ntabwo nzi ikintu cyaje gutuma amera kuriya kandi nabyo ntabwo ndabyiringira ntari nabona adeni yabari abadamu bumva ko ari babi Imana ifashe ntiduhurire ariko ntabwo bashobora kuza ntabwo bazi nta mugore wese nk'ukuze bavuye ngo yavanye mu ishuri uriya ni imbabura ko nabonye ari igicara ni igice abonye ukuntu aba yifashe arimo aragikara ariko buriya ningira amahirwe nkabona iriya nda arayipimisa adeni ihuye n'amaraso y'umwana wanjye Kevin ukuntu ndashima Imana ndaba mbonye akuzukuru urabizi kuva na kera ndi gusaba akuzukuru uri icyumbi ngo nyine ese ngo nk'ubu bakamwibariza ikibazo nawe usanze Shavura atwite
nabyo byanshimisha kurushaho ugafata abana nkagira abuzukuru benshi nyine so abana ni umugisha mami nawe mfasha kukareka fiance yawe reka wanjye tuvuge batatwumva niba twageze reka tuvuge dore izi ni inzu nyine ngo akodesha buriya niko yambwiraga yego di izi zose nyine yego sha aha ngaha nta ntegeye kubona iyi ngiyi ni integeka nyine ariko mani uratabara koko aha hose aha ngaha hose mbega ahantu heza hashimishije mwabibonye harashimishije hari igipangu kitikoraho ntabwo kiyikora wakibonye dore izi zose na saro iyi ni ibiri na saro ni ibiri na saro n'iyi ngiyi uko so hageze ryari mwana cyagiye se ambwira ngo keve yamukuriye izuba yarabindishije bitanze ko munakundana cyane ni ubwa mbere nabonye abaramukazi bakundana wowe ishafura ndamwemera buriya nubwo yagize ikibazo cyo kutabyara ariko mba mbona tu nanjye uriya mwana w'umukobwa yatubereye mwiza ntabwo uriya mwana w'umukobwa nubwo atabyara nanjye ndamwemera ariko shama mama nawe uhinduka nk'igicumbo ni ikivazo shana narababaye reka cya gihe nabivuze kubera nari mbonye inda nari mbonye umukobwa ufite inda nyinshi kandi nabona cyane yaje avuga yuko ari inda y'umwana wanjye mpita numva ndishimye cyane ndavuga ati reka rero tubagarire yose kuko ntabwo tuzi ibizera turahageze dore kwa keveni hano yego dore kwa keveni hano tugezeyo bameze neza Iriwe neza. bameze neza ndashimira Imana ahubwo mama ntabwo nahise kare kuza kunsura yagutelefoni nyine oya wowe ikora bunasha aho buriya rero uramubyenda nyuma yaguhamagaye ntabwo yamuhamagaye ahubwo nyine ndimo ndavuga ukuntu mbega nyine kumbwira barandi kukubwira mama yaje ako sinarizi ko ndi wamusange uriya mubyeyi yaje mu rugo kaje dutunguye se ni amahoro cyangwa ni abagabo bari simbizi niba aribo barimo barakomanga none se mvase kumvuga se abantu barimo barakomanga baracyakomanga njye kureba abantu bari gukomanga sheri abantu ko barangarana abantu simbizi ibyo bari karibu ni karibu mukazi wanjye yaje muraho neza tumeze neza twabyibushye yego umusaza baragabana hano karibu mama ariko mami urabona umusaza muraho neza yego ahimbazwe cyane yego ni karibu mu rugo rushya muraho neza mwana muraho neza ibiciro bimaze iminsi bimuragura bimaze iminsi tutabonanye yesu nashimwe yego yego karibu keve biteze urangurira akantu uyu munsi keve na mushiki we karibu keve na mushiki we ukunze gusa muri iyi minsi uri muri sigaye mo aho naraje abaye mbetizi uranje ariko ni korasa amakuru y'iminsi aha wahisemo neza hano wahisemo neza njya numva abantu bavuga ngo bizungereza nyine gusa shyamba birayisereje ariko nibyo zungerezi ibitomati ndarumva ariko ukabona rimwe na rimwe yakabije njyewe muri iyi minsi kubera amasinozite urabizi ya ndwara yanjye yo kumva umwuka ugenda uhera ugira ute kubera ibitumbiko bimereye nabi ariko nihanganye ndabariko reka nsura abana ndeba ahantu bimukiye oya nibyo ubu se aha ni mu kahe kagari ni mu wuhe murenge aha rero twimukiye vuba muhimukiye vuba ntabwo turabimenya nese wagiye kugura inzu utazi umurenge utuyemo cyangwa akagari oya gusa ni muri nyarugenge ni muri nyarugenge mushiki wawe kurusha no kuhamenya uyu ni najyuba wese ibintu byinshi mumeze mutese tumeze neza nta kibazo cyashya mumeze fresh kabisa uri kubibona cyakora reka mbanze mpereza imana icyubahiro kuko imana yakoze imirimo yarakoze cyane aha gusa naho udutema
Umva ni heza cyane kuruta hahandi hahandi hazaga abagore b'amasasu ngo baratwite mu nda zawe ariko se ntabwo murongera guhurara abo bagore yewe babona amazi we bro sinyamumenyere kandi muramukazi wanjye ubushize yarabibuze ubwo sinyamumenyere baheruka kudusura yavuze ko yeretswe agira ate uzuza ntibyahise biba n'ubu rero wimuteza impaka cyangwa ngo umuteze amahane umwanya wawe sinamumenyera mpamvu ukajya umumenyera nanjye nahise mutuza cyane nihari sibyo umutima nihari nubwo ntanabibabwiye nta mugore wundi murongera gusubirana n'abagore bavana muri bane uko ari babiri ariko se n'umugore mwiza nk'uyu nguyu ngeheye mwese ubundi wari wagiye yari umugore mwiza cyari rega umubwire ntukanjyane hari igihe satani atera umuntu akisanga mu bindi bintu ariko rero mbega nyine kwihana mu mutima bibaho wishavu ndagukundira kandi nubwo nakoze biriya byose umutima wanjye televiziyo nziza zarahari televiziyo nini yarageza ndeba afite agateleviziyo gatoya wowe n'ubu mugangije kugenda gusa hari ikintu njyewe nshima imana nshima imana ko mu mabukwe no muri mukazi wanjye bazi Gisenyi nahise mbakunda uriya muntu ubu ngubu umubyeyi najya mbwira ngo iki kimeze gutya erega amabukwe wanjye niwe mama wanjye kuko niwe ubusayizi ufite ubuzima bwanjye gusenga nibwo buzima rega buriya bambwiye ibintu bimaze kumvaho ndavuga ntumva amabukwe najya avuga ikintu nzajya ngifata nk'ukuri muri mukazi wanjye navuga noneho cecekere rimwe kuko erega gusenga nibwo buzima abana abagore babiri icyarimwe ariko nanjye narumva umugore mwiza bro ariko wishavura ntabwo ajya ahinduka ahora ari mwiza yarabyibushye kandi ubona umutima we utuje nta babayika ngo ahangayike atandukanye n'abandi bagore rwose ureba bariya rwose reka nkubwire nta n'umwe muri bo turi umugore wanjye reka nkubwire namye ahubwo narose mbona ngo wishavura ngo atwite babona imana igiye ahubwo umva niyo nta makuru mufite rero uyu mwana nawe yigize karosi ubwo se biba byose ryareka mami ahubwo rero twe tuza kubikubwira narose ngo mbona ngo wishavura ngo atwite nuko se no waciki kandi wishavura uzabyara umuhungu yego uyu nguyu byarose ntubizi mwana we ndamukaye umaze kubivuga umaze kubitubwira mukanyamajwi sheri reka ntange umuraro ntabwo bisanga neza zime neza reka nzibahe mama mu kanya mama wanjye avuye hano arangije nawe atubwira ngo yeretswe ngo mwite ngo mu kwezi kwa kangahe kwa mbere azafite inda zabutwite wishavura zabutwite none muri mukazi wanjye byunze maze wajya uzajya imana ibijya hagati ibaze abagore bamataga kuriya ibaze neza none bakajya wamukunda kurushaho reka mubwire niba gusohokera muri Dubai niba tuzajya muri Amerika simbizi ariko ushaka ndamukunda bana weshimwe biranshimisha ko namukundanye gutya ariko ntabwo zukunda ngo nyinshi zubakiye ku musenyi ariko urwo rwubakiye ku rutare ariko urwo rutare ari rwo Kristo abantu bizeye mukunda n'Imana aba ari ibya mbere cyane urwo rugo nta muyaga uruhuha niyo micanga yaza ikikubitaho ibintu bikaza bigahuha umuyaga ukaza ntabwo rujya Kristo niwe rufatiro kandi niwe nkingi ya mwami kandi niryo buye mujye murwubaka murakundanye yewe mukundane ariko mukunde n'Imana kurushaho marasenga witonde sibyo abana ba yego rwose mukundane ariko mukunde n'Imana kurushaho kandi izabashyigikira ariko muri mukazi reba ukuntu umugabo wanjye ankunda iriya ntambara warayibonye ari amasadunda y'abagore watekerezaga ko yatekereza ko yangurira inzu nk'iyi ngiyi akanshyiraho bijyaho kurabona ngo iriya sadunda iyo umugore uriya ngo utwite inda nini noneho uriya ngo wagakara ariko wagakara ni namukunzi nawe uzikunda we umuzi nyine
mubonaga ntacyo byari bitwaye ariko ushafura abana ndamukunda cyane umuntu wamundutira niyo wazi umeze nka zahabu ushafura ukanye nazo urabo wenda wagiteyo cyangwa n'ejo bro nayo nguvuze wowe abaje bose urabakunda none se ubundi ngo wazi ikibazo uriya mukobwa wakunze muravugana yari amamagaye ejo sinabikubwiye mama ko baba bafitanye gahunda yo kugira se njyewe ikindi kibazo mbaza wishavumva ngo ugura amakuru mfite rero ugire ka mvuge no kumva ndi kugutahira amakuru buriya ni amakuru uba ufite nyine arambwiye ngo azaza guteza faya urikumva mu mapuro ngo ngiyi nzu ngo buriya akuzanyemo ngo niye niko yambwiye urikumva ndamubwira ati se gute kandi buriya yavuze ko iyi nzu ari yagure wishavura ubusa ubu nguko ugire ka mvuge nawe wamudukuru buriya uko bivuze mbona shira arikanga ahise yumva akusha none waba wariye amafaranga yari yasasunari yari ushaka bari izango yariye yarambwiye ngo niduhure nyereke impapuro z'inzu ngo ni inzu pe impapuro mama nari kuvuga ngo nazagaruka oya wishavuze azaba yarabwiwe n'icyo wamwimukiye ntibakubeshye uriya mugore akomeza ukora umusazi oya promva mubwire ngamwereke impapuro z'inzu bazi ejo bundi wabwiraga muramukazi wanjye ngo iki sheri mwereke impapuro z'inzu oya mwereke impapuro z'inzu ziri uzizane dore mu nzu zizane ubu ko ni ngombwa njye gufata ibimenyetso mbikuze none uwo mukobwa naza ari ufite ibyo bimenyetso bizagenda gute erega umuntu agira agacusha n'ibintu hanze mbese ubu tumwizere ntabwo nabyizera da ubwo wasanga nawe warahindutse ugera nabyizera zinyeretse n'ubundi wowe uri mu gihe bigiye n'ubundi akumenyera mama uko abyumva ndagukunda urabizi ni ukuri ariko icyizere nakigukuyeho umunsi umpakanira ko utanci bita karizawe yego sindabyemera kuko nta cyemezo niba arapimisha nitize ko rero ngo ariko biriya bintu wa gatatu azaje ariko se winserereza umwana ukwizera ubwirwa n'iki ko impapuro zitari zabyemeza ubwirwa ko twabatumye ibisubizo twabatumye mami nk'ubu uri kuvuga muri ugasanga mama nibyo umwana uvuga ihuye n'umwana wa kefe sibyo murangira umusazi uri kumva njyewe icyo mubwiye cyo kefe bari abagore ni wowe wabateye inda uriya mukobwa turaganira yambwiye ibimenyetso byinshi siko kefe yajyayo siko kefe yajyayo mu ibanga wari ubizi ko yajyayo kumbeshyira mu mugabo sawa umugabo wanjye yaragize ukuntu namubyaye ndamuzi n'ukuntu yitonda keve kamubwire ejo bundi umusohokana reka nako ceceka siwambwiye ngo ndi umunyamunwa bambwiye ngo ndi umunyamunwa reka mwihorere nakugana umwana agiye ukagica inyuma wisha avuga ngo umubwiye ngo uramukunda kandi umuca inyuma uyu nguyu ariko numumenyereye ubutaha ko yavuze ibintu ngo yeretswe n'uwavuze ko akubeshya muramukazi wawe uramumenyereye nawe ndanamukunda ariko ndamubwire navuze nibavuga menshi ibyo bigiye wishavure ko vuga menshi akabayo mwegora nimbagira twaremeye ibyo bimenyetso byari byaza ibimenyetso birenze kuzana inda bagutwitiye n'izihe kuki batabeshye biriya si ibyo bimenyetso erega ntabwo ndabyemera none se ntabwo inda bazizanye mama bazanye inda ariko twabatumye ADN ariko yahakanaga ko atagize gute atanca inyuma baramutse baza hano bavuga ko yaryamanye nawe akabatera inda ariko ushoboka mubwire rero muri iyi minsi hari abantu benshi basigaye baza bashaka gusenya ingo z'abantu ubu urabiyoboye ko sho ninde mugore wakundukira kubizi ukuntu twibaniye urabizi ukuntu bimeze bara rero bose nabasha kudusenyera reka tubitegereze igisubizo ni muganga aha tuzareba bro reka nananze kubikubwira bro ejo ndafashe kagakobwa kazi kagakara kaje kano gatwite kagasadunda cyane kasadunda umva arangije arakajyana barasohokanye njye aramamagara anama bro turavuga ndetse ko nabiguhishe ariko se ntayo makuru yose ubaya numva sheri nanamundi iyo muvuga ibintu myinshi ndabizi ntiwabonye kumukunda njyewe narayire ko amakosa yakoze sibyo ariko nibyo ngibyo ntiturimo barashinja ntabwo ibimenyetso bari kumushereka mu bwivuge n'utigana ngo wihane yemba mbona umwana wanjye yitonda none ushaka kandi mama cyari abuzwe batandukanye abanyira njya mubwira ibintu urambwira umuhungu wawe ngo ari ikibi ubona hari umuryango ngenda gukunda ntabwo nzi burya abyara abantu badahuje nibahuza n'amaraso yiwe ariko bamugura ko iki kintu nyine iyo turi kumwe uyu nguyu afite mama uyu nguyu afite mama uyu nguyu
ngafite mama ngafite mama wiwe ariko azarekeraho ntazagira abandi atera none imfizi y'akarere umuntu ntiwamenye ibyo ushobora kuba narakoze kuzukuruta nawe ishavura ntazi azaba babaye batatu uri kumva mama bagushyigikiye nubwo naniwe ariko ahantu wumva bambwiye umva ari aha bambwiye ko harimo nasuhu tuvuge ko iyo mazu yose ari aya cyangwa ni abanyuzi ariko reka nze mbaza abari hano numva ko nta banyuzi murawe yego aha niho kwa Kevera bandanye muri uwo muryango wa kabiri kuzukuru dutatu ariko wowe ishavura bazaba baruta bose ugize amahirwe none wishavura kuko afite umwana ariko mami reka nkubwire wakishimira ko umuhungu wawe abyara umwana kwa Adeline akabyara umwana kwa Claudine akabyara umwana kwa Alice akabyara umwana kwa Fanny ubwo ibyo bintu ukumva ibyo bintu none mwana urumva yuko abuzukuru batatu ahubwo se barahari ye ndishakira abana n'umugisha uwo muntu ko yorugi n'ubwo kumana umenya n'igiti kwa umuntu ukwamaga nk'ugiye gukora urugi nawe numvise yego ko yemwe muri aho yari umuyobozi reka nze njye kumukuriza niyongera komanga ndajya kumuha karibu urajya kumuha karibu yego niyongera ariko akubita icyo nkuje ku kumuha kazi ubuzima gitifu yakomanga kuri muri sarajya kureba ubukomanze uhari ni kwa mwakazi wawe umare kandi ko mwe ubukomanze nahaguruka wowe jya kureba ubukomanze umuntu ukomanga nk'ugiye guca urugi shashere ni karibu nka data ni wa mugore ni karibu ninde we ego mami ni wa mugore atabari wa mugore ugarutse nta neza turabigenza abese wari gato ni ibiki wakweze ahantu se mwamuzi ahubwo menye uri gato umubyeyi ibi ni ibiki none baritonze cyane umuntu aritonze yagiye yaje akabije mba numwe nakubeshe pe mba rekuraranye nicara imbere mama wanjye ariko abakobwa bagira n'amahane hari hagutwaye iki se hari hagutwaye iki ubundi jyewe hari ikibazo mfite ubundi madamu aha hantu ko tuhimukiye vuba bimenyetse nahabajije ko nashakaga umugabo mu rugo nyine ngo tujye ku gipimo kandi nzanye na za idiyeni mu ntoki ibi nabyo bimaze gutesha umuntu bivuga ngira amagambo amagambo yanjye yashize ivu uvuze iki ko tutavuganye ibiryo by'impapuro uje bikoreye n'ibiki ariko mwe mwazi none kandi nta mahane se nta mpamvu kumubyara nk'udafite se none se waragiye urazipimisha umubyeyi nazi wasanze bimeze bite ibyo nabirebeye rwose Kevin kankubwiza ukuri uri imfizi y'akarere ngeze mbivuga iteka vuga ibintu mugatangira mugira menshi ampaye nka data mbega akira diye nizihuye dufate ibyo bipapuro aha uko twakabirose nuko twabyeretswe kera iri zina ni hamwe nawe irebere oya nijyane reka ndabizeye irebere ubu se ntibagera kubicurisha ahubwo ubu ntabwo n'iki niba ari ibyo kuri diye nizo barazicurije ntabwo ibyo bintu bijyaho byo gucurisha ntabwo bijya bibaho mubwire ntabwo umwana abonye se ntabwo nabyizera rwose ariko mama nawe warota ubu nawe urabyemeye sibagize none se iki gipapuro cyemewe cya dogiteri mama narakubashye ariko witonde ndakubahuka none se iki gipapuro mwana we ni icya dogiteri cyemejwe yuko umwana ADN amaraso ya se ahuye n'ay'umwana atwite amaraso ya keve ahuye n'ay'umwana umukozi wanjye avuga kidasanzwe genda nagusabye
ibyo bintu byose birimo biraba bimeze nka filime kwigiye wibyizera sho njye ndimo kubiyakira wibyizera ibi bintu ese nawe jya witonda ubanza uhabwe kare umenye kuri mu rugo rw'abandi iryo jambo wakunda uramenye ntimubahuke kuko sinigeze mubahuka numva ko kuva mwambona nza mu rugo narumiwe ndatangara ntabwo nshaka kuza umutekano umubyeyi mugenzi wanjye ko sinabyifuza ariko nanone nawe ntanyubahuke uko ashaka uburenganzira mu rugo yasezeranyemo niko n'umwana wanjye ashaka uburenganzira kuri papa we sinshaka kumutera amahane ku papa wiwe sinshaka kumutera amahane ku mugabo we basezeranye ariko nanone umwana akeneye umubyeyi wiwe nta mahane muteraho ni urugo rwe yasezeranyemo ariko nanone sinabigizemo uruhare kugira ngo mbone n'umuhungu wabigizemo uruhare umuhungu wanyu yambwiraga ko ari umusore none si yo wanyu yambwiraga ko ari umusore nese abasore bose niko bazaryamana n'abagabo abanyamadamu ntabwo ari njye wakuje kubyara twubahukana uvuze ntabwo ari njye wakuje kubyara Uvuze ngo iki? niba nakubashye ntuzuze iyaguhaye niyo yanyimye ariko nanjye yakabyara menya rero ko umwana akwiye kubona se nawe ukaba nyina kuko wasezeranye Nawande. wiwe uwo ntwite ariko uri kunyibeshya akakurerera uri kubona nawe umukozi w'urugo ese wagiye hehe aho uyu mugore ni gato ntega amatwi ntega amatwi impamvu mvuga ko ari nyina ni uko aribo bazajya ku cyangombwa akandikwa ku cyangombwa ntabwo rero nibwo nzabikora niyo nkuru yawe ya buri munsi umuza kurya umuza kuryama ntabwo ntwari umugabo ntabwo ngusha amahoro nta n'umunsi nigeze mpamagara nyitare ubu tuvugana nje ngo tujye ku gipimo kandi nzari njya mu hari kwitaho se gute kandi nta gipimo agira nawe ubizi nubishaka nabyo tuzabikora madamu umuteze n'umugabo wanjye se nubishaka nande n'umugabo wanjye nubishaka tuzagera sheri urumva umurengo wakugejeje hano aho uri nako nta ntukajya uzana ubutesi uzagiye kumubyaza atamukunda erega kubera abuze icyatumye mbona ariko se kubyarana n'umuntu ubwanjye nanze we utandukanye ibintu bibiri hari ukubyarana n'umuntu hari no kubana aha ngaha ubwo nicyo cyatumye mpamya none kandi ntaho ubiye mu gabanya rero ariko mama gabanya mu ijambo njyewe mami ngaho yari mu ijambo sibyo ko mutanyumva se turakumva mama ubundi itegeko rivuga ko umwana uvutse ku mugore utarasezeranye yego ahabwa agaciro kangana n'ak'umwana uvutse ku mugore w'isezerano abo bana bose amategeko abagenera ibingana bivuze ngo ngende kugendera ku itegeko uko itegeko ry'u Rwanda ribiteganya baravuga ngo uyu mwana byarangije kumenyekana ko se kese niba azajya kujurira abasubirishamo ADN wemeye ko bazipima jewe ndajurira nzajya yerega none se ubwo ndabyemeye aha niba uzajya kujurira ariko reka ndangize ibyo nshaka kuvuga nta kibazo ndangize waretse mami akavuga undi mu cyoyo ni ukuvuga ngo uyu mwana kuko byamenyekanye ko ari uwa Keve uyu mwana azajya kubyara tumufashe tuzamuha ibigenerwa abana nimutamufasha njye nzamufasha ariko bivuze ngo uyu mwana akeneye kuzavukira aho ise yamugeneye kugira ngo azafatwe neza arerwe nk'umwana ku buryo imyaka ye iki kirimo kiratuma uyu mugore kutamuzi wamumbarije mama kabanze mvuge nawe uze kuvuga ya myaka igenerwa ntabwo bashaka ko mvuga reka nigende ubuzima mwaretse nkavuga neza ko ufite umugore mwaretse nkavuga ariko uko amategeko abiteganya imyaka 7 nishyika umwana abana n'uyu mugore umwana azamushyikiriza se hanyuma ise atangira rero umwana we amurerane n'umugore w'isezerano ni uko itegeko ribivuga nusora umunyamategeko afite uburenganzira bwo kuyasoma akanayareba aya mami nawe urakabiriza aho ngaho ngo icya kabiri njyewe mbare mubwire Keve yakoze amafuti pe birumvikana ko nta muntu utakura amafuti sibyo ariko nawe ntabwo wavuga ngo umugore ngo Keve yateye inda ngo ni paka azanye umwana ngo ushavura murere erega nawe nubwo yatinze kubyara ariko nawe azabona urubyaro mu buryo yuko gusenga Imana igitanga murera gusa kandi azamuha n'inda amurereramo ubwo ufite amazu uzaba ndetse n'ibizabatunga kugeza umwana agize imyaka 7 uri mabukwe ndakubaha sinifuza mami nawe rero urakaze ni kuvuga iby'amategeko y'u Rwanda ukomeza gushyigikira nuko nta mwana afite
ugashyigikira ijambo y'Imana izaguha umwana icyo nzi cyo aya marira ndi kurira none so tugeze ko mu kanya Imana ijya kuduha umwana koko kuki ukomeza gutsimbarira ku kintu cy'uko uyu mugore agomba kuzana umwana abo bana bose reba n'ukuntu yatwariye amakara abana bose ntibazi ishavura yabyara umwana n'undi wese uzaza avuga ko afite umwana wawe yewe nzamwemera ariko poroyizi yuko mami yavuze akabanyije akavuyo umugore wawe urugo rw'urwanjye nawe urimo kunoneka ko wasezeranye wambabariye ariko se no kugira ngo unyereke ko ikara ryanjye ngomba kurirya sindikuye mu mufuka wawe urambye ko unyumva neza sindigura n'umugabo wawe uzi ibyo uraye yego ndabirata kuko nabihawe utonda yasoze imati nawe nyine ufite isezerano ayiwe ndarata inda nkarata ikara niguriye nawe barata isezerano amahoro rero aha ntabwo byoroshye ndakoranye dore nyine ntabwo numvise nyine ibi ni ibiryo nyine ibi ni ibiryo mama kagushyigikiye se mama oya impamvu mushyigikiye mwayibonye ariko dore ngiyi reka mama ntabwo ngiye mbyemera nzajya gupimisha iyanjye mami nawe afite nzajya amazu gupimisha ADN yanjye ibi ngibi ntabwo byemera ushaka umutsindira ibi ngibi umuntu agira akabipimisha uriya mwana agomba kuvuga akaza iwanjye mu muryango adeni yabyemeye This is my wife. umuntu anikundanye This is n'umugabo my wife. ukaba yihisha muzi ukuntu mukundanye ma ukikana amazi yagusize agiye he yagusize agiye ko mukundanye hajya heza wenda niba wandogeye umugabo niba namuroze rero noneho nzamuhera ubukuza atagutuje mu nzu nk'iyi ngiyi isengemo yari gutujemo kugira ngo akwereke ko twaje agukoza amarira ariko turaje tukwemeza uba ari ushaka guhangana nawe ushaka guhangana umutego gute nimba twite wenda umwana simuhakanye kandi leta yabyemeye ndabyumva mami ndabyumva ndavuga ibyo leta iteganya ntabwo ibyanjye ajyanye n'ijambo we abagore nk'aba ngaba wa gatandatu baza gusenyera imiryango bakaza gusenyera imimerere ko twimereye neza ko dufite amahoro yacu Niko, kuwa gatandatu wagize come on reba hano nkubwire ngaho hareba ibintu byose bifate nka filime wa gatandatu ntabwo ari ukuri warabikoze bantu unyumve Trust me. ndabifata nka filime umugore yaje ntabwo ari byo mbashavura apana wishavura kuwa gatandatu mwari muri kumwe nawe wo kumwubaho ntabwo nitwa shavura impamvu mvuga amazina ye ntabwo yaze kugira nanjye wanyuba reba inzu wicaye nabanje kuguha ijambo ba nyiri urugo niba ushavuye uri oya nawe urashaka kuko nta ndo twite ushaka umwana umubwire rero sasa rero sibyo iyi ntabwo ari inzu yawe uri kubaho ku mugore wawe aya makara ntabwo yari yasetse ntabwo ari shavura ni wishavura tutanyubakwa nanjye icya kabiri aya nayahejwe nagusohora hanze muri iriya nzu ugasohoka we n'ayo makara yawe ugasohoka atava akagushyiraho nayagushyiraho aya nayahejwe ibi ntabwo ari ibiryo ntabwo ibi ari ibiryo ibi nabirishijwe n'intimba y'ibyo washyizeho kara utashaka no kureberera mukazana wawe mama ngo najya gushaka ntabwo naje ncecetse ariko no mu kukabya kunsesereza ntabwo nzagutera akuzukuru kawe mama ibirori nibyo wishimiye oya ntabwo nshyigikiye ibibi ariko umwana ni umwana none se umwana agomba gufatwa nk'abandi bana nta kindi umwana nta cyaha agira icyaha gifite abagikoze noneho ukuntu ari umunyamabara amagambo ari kuvuga asesereza undi amagambo se we mugore oya mugaye umukobwa sharimu ndi umukobwa tuzaganira rero tungana iki nawe Twese turi bamwe. njyewe nawe njyewe nawe niba ndi ikara ko naje ntuje ntushe ko naje ntiye mukazi wanjye wari mwavuze Njye nawe. wowe nurimo kubantera ubwoba nurimo wahuje nawe ariko nanjye ndi njyewe nawe ibi byose wowe bwiza ufite urabona ubundi bwiza n'umugore wanjye kuko yambaye amaherena n'ibitare nabyo niwe wabimuguriye nanjye nibeshya ntabwo wagira ubwiza nk'ubwa bushafura wanjye none urangira musize ujya hese mugabo mwiza namusize ariko uburyo urangira mpunze ya modoka uraza uje guteza akavuyo uje kuhahimba ibinyoma uzahira iby'impapuro bye wayimpunze niko wampunze ijya modoka yo kumusize mu buriri reka nkubwire wishavu njyewe iyerekwa ryanjye nagize mu minsi ishize byanyeretse uri kuganira na mama wawe uri kumubwira ngo wabaga mu nzu ngo ubana na nyoko bukwe ngo kandi ngo naraguseserezaga kandi icyo gihe naragukundaga icyo ngicyo byahise binjya ku mutima kandi sinigeze ngusesereza
wabwiye mama wawe aje kugusura iri kwiyerekwa ryajemo oya ni nabyo reka mubwire impamvu nabivuze kandi sinigeze hari ukugira ngo uyu mubyeyi azavuga ko afite inda nawe umurebe ijisho ryiza nabonaga umureba ageze kutanyitagaho ngo undebe nuko yaje afite inda kandi niyo muzima ibyo ngibyo ntakuzi ukuntu nagira na cyane ko n'umuryango wacu ari mutoya nawe nzamwakira uzasubiramo ashira ivuga yabahaye impangasi mwigirira abana benshi uyu muntu arabeshya mama kandi impapuro ari ngizi yakuzihinyuza mama wowe nawe kubizi kuri umuntu mukuru ntabwo uzi ibintu nk'ibi ko bicurisha aho hanze nyine umuntu akaza agahimba ibinyoma biri aho ngaho akabeshyira abantu ko mwabintumye ko tutabwiye ngo tuzajyane kuwa gatatu utambwiye ngo ugende kujyana he nawe kuwa gatatu njyana nawe ugende aho nararanye nawe utambwiye ngo tuzajane abo mubana ndabazi nzaho uzerera burya bwari bwarasohotse kwa gatatu barasohotse gatatu ntabwo wari uhari yewe ngaho da naragiye kwitembera bisanzwe none se ubungubu uketse ko nari babigenda ubwira ibintu musaza we wamwumvise mbwira impamvu uyu mugore nongera nkamugarukaho yarose ko utaraye mu rugo nyirabayazana ni umusaza wawe nese nkora iki ko Sinzi impamvu uyu muntu bro namubwiye yanze kunyumvira mugenzi sinzi impamvu kuri ameze nawe urananiye rwose kuri ndakunda ikintu watuje ndamaka yewe ntabwo nabiriya bintu watuye ngo nuje kutagira ubuzukuru nk'ijana you have to ask kontani ntuyijyaho kandi ntabwo zigira mureka ariko se uyu muntu ntabwo abantu ibihumbi mirongo icyenda babikura uyu muntu utubeshyera akaza gushaka kudusengera umuryango mirongo icyenda ibintu nawe mwarabyizeye mushyira imbere urumva njyewe nkurikiza iki gipapuro reka erega impapuro sinzi impamvu nari kuba mutelefone kandi nacyagiye narabyeretse maze kubyerekwa mushiki wawe arabirota ngo yamuhaye kandi umenya ko turasenga nanditse ngo si uri kubyivugira utajya kwibizi akabona amafaranga yawe nagenda agenda uriya we ntabwo tuzashobora guhera amafaranga iriya zatera amajyambere ejo twarivuganiye ka gakobwa kari cyane ino nzu iri iyakoma usibye bivuze reka mbiceceke muceceke ibintu nkorera muceceke mwumve mushiki wawe ko ari kuvuga iyi nzu ni iya kagore gatoya k'agakara gafite n'impamvu nawe n'umunwa urava ukageranya n'ugiye none se ibyo bintu bimenya ute ikaze mukayaraje arabisobanura bose murakominika aho ngo atatize ibibazo byinshi urani bro atari cyo ndumva n'ibi araza aravuga neza ajya kuvuga ibi bintu bimaze kundenga mami ejo yaramamagaye none si iyo mbabara kubwira nabi mbabara kubwira nabi bakabakora umva uriya mukobwa murabonana nyamara narabivuze njyewe nabivuga bakampinga uri mu gihugu mukazi wanjye ndagukunda ariko nawe ushyushye wowe imwizi ngo niye yize ngo niyera simubwiye ngo nshyushye nkahoda iyi nzu isaka yaguze n'umwana wanjye inda wayiguze yabaye iyuriya mukobwa wayiguze iriya sadunda oya pepe ntabwo byashoboka mwarayubatse mwaradasimbira ntabwo byashoboka nanjye nzi ko reka nawe ze mukanya kandi nawe wamuhaye amafaranga jya ugabanya amagambo ugabanya amagambo nta mugore nta mugabo nakubahuka uriya ibyo byabyara akabuka ni agakobwa k'agasadunda nawe mwanya ko mugiye mukazwe nimba ndi bujye kaje gashira isoni ukuntu kavuga karatwishe ntabwo nzi ko byarangiye nawe uranditse ngo ndi umunyamenshi aratwita inzira anagaragara kandi nawe ndajimwe akandi ariko se uba wagiye kubapima ubuhe ari ndatwita wajya kubapima wowe ukundana se ajya kwipimisha none se ko umuntu arose segera kwa nyiranuma so twajyana aho yajya hose byamaze wiza kuza gushyushya namaze ni muramukazi wanjye nawe di namaze wagiye we namaze uyu ni mama sibyo mami afite imana nawe abakobwa ni kagaruka ariko n'ubundi agira menshi ariko amenshi ye agusha ku kintu cy'intego agusha ku kintu ariko agira imbere y'injyeba gute bro baba banyikunda uriya mukobwa waramubonye nubwo ndashaka kuzana umugabo uzagushakura zameze ubundi uzashaka kugira ibanga wajya ugira ibanga oya sheri ntugatere amahane njye nahaha umuti uwo mukobwa nazaza hano nzahita bona
none arakuntu yaje yewe yambwiye ngo agiye kuza kandi inzu niyo wanyeretse n'ibyangombwa by'inzu uranaza agashyiraho ishavura akamushyiraho kubera iki ibintu byose ubyizera ariko wereka maze mubaza uri muri byose uri iki we ko wize uriya nawe mwize matwi ubundi urabyemeza ubundi hari umuntu wagwaye wabona nawe nibura uzi unaciye reka ndebe kuri sinifuza kugutekereza muvandimwe ariko sheri nubwo uri kwihakana uno mudamu none se ubudendere umudogiteri wapimye ibintu ngendetse kuri uyu mubyeyi uyu mwana n'uwape njye niko ndi kubibona ntabwo ari byo none se umudogiteri yibeshye tubaze kutagafasha nubwo uhakana ko uyu mwana uri mu nda atari uwawe dore DNA yabigaragaje uyu mwana ni uwawe sheri ni uwawe kunyizera si byo noneho turatwiraye noneho ndajyayo mbona se udashaka ko ukamucuruza nyine se sinagusohoje nyine makabo ntabwo ucuruza kandi n'icyo mwana ari gake meze bite karibu gusa neza akurebera iki komera wabiteye byose komera madamu mwangeraga umusazi egera hano gusa ndashaka kunyegereza cyangwa mbere yaragaragaye ukangisha imakasi ngaho se munsobanurire ni iki cyabahuje aha ngaha tuza sasa aha wicaye uza hari ahubwo cyangwa ntabwo uhazi ntazi ukunuje wokera uhobora umugabo ndabona uyu munsi wasize amakara cyangwa umwana ntabwo ari kuyasaba tinda gato nabyo yagaragaye uzatubwira ibyo yasabye oya uwo nshaka ni mabukwe hahiye wiribye komeraho umvicare hano radi wakwicaye cara aho ngaho intebe zawe ziri hasi oya najyo mureka amaguru cyese na rimwe mwicara adatwite genda wicare hariya ni mwese uricara ariko njye nibyo urugo ndabirambiwe wakwitonze wowe watuze ariko se wowe wakwitonze ibi byose ko bigiye kurangira wowe se ubundi wowe umwana wanjye yangu kumbaza aho ninde uguhamagaye cyangwa ahubwo nuriya nyiramagambo nyiramushyushya ariko ntabwo njyewe nta n'amagambo ariko iyi si wa mukobwa wadusangaga aho mutari mwimukara fungura dosiye wansabye dosiye ndazizanye uyu nguyu nta kintu ndi kuvuga dosiye zirikiye mukuru dosiye n'iziki soma none se ntabwo wize tate ngaho keve nasome dore kandi ibi ngibi nibyo bavuga buri munsi kandi buri munsi uba ushaka guteza akavuyo wowe n'uyu nguyu ariko buri mukuru ndeba ari dosiye nyinshi genda gake utabona nakorohewe n'uyu mugore ngo mugire ngo kamagabare hano undi mwese maze marebe iyi nzu ni iyanjye si byo twumvikane rero mwana wawe byanditse nagusiribanga nakuzirikana subizaho byahose nkora nkora ngiyi nkora urebe ukuntu bigenda ariko ubu ndakubwiye ngo winancura umwuka ibintu ndi kuvuga niba utari urabizi kubyumva n'ibindi inzira yakuze umuryango uriya isohokera umwana Mami wansomeye. hanyuma se njye izi dosiye ndi kubona ndabona ari ibyangombwa hano ni iwanjye niba wase niba wanga inzu niyo amafaranga inzu byanditse he ndi kubona ari ibyangombwa by'inzu ngewe ibi ni amafaranga iby'inzu bifite ba nyirabyo ngana bizanye amafaranga yanjye guhereza ariko ubundi ibyangombwa ni iby'inzu ni iby'amafaranga yagiye amuha wabajije ingirwa mugabo yawe none se waburiye ingirwa mugabo ariko ubundi reka mubaze ubundi ugira mu mutwe iyo ubona uteye inda umugore wa mbere wa kabiri hanyuma se umuntu watewe n'inda umuntu ajya mu maguru uyu nta mu mutwe afite njyewe nta mu mutwe ufite ndi kubikubwira iyi ntabwo ntabwo bashobora ntabwo bashobora kubakora ibusetse naraje mu nzu nk'ingegera ndasohoka ndagenda munsaba ibipapuro by'inzu ngaha nabizanye urabizi n'ibindi niba umuntu uri umugabo wawe ntuzarira nakubwiye ngo niba ushaka komanga ku marembo ya gereza ngahora nkora vuba hariya mubone hariya hanze reka nkubwire ndakura iyi ni inzu y'umugabo urashaka kwishyira mu kaga uyu muntu aratwite kabiri ni iwanjye niba wasanga inzu ni iyawe ni iwanjye
Genda witurize. wenda twicare ariko se nicara intebe nize ndashaka ko tukajya reka tumwitware Tekura wibura genda ntabwo ushaka oya ntabwo twumva ikimuzanye ikibuze yisa atara hari amahoro amuzanye mu Uransori wanjye. ndagusora wowe asanga ari wa wundi Uzi ko bishaka kari mwese mwayisohokamo. aha yitakanye izina ryawe ndakubwiye none se hanyuma urahita iwawe ushingiye kuki Ugeze ahubwo mu rugo uzanye rwanjye. uratuje Umugabo nyabaki. nagusohora muri inzu rero Uri mugabo nyabaki. icara dore uratwite utagwa hasi ubundi ugira mu mutwe Nzatukira amazi ni ugira mu mutwe Ijya gutusha amazi. usukira amazi urabona hano hari ivomero Nafite mu mutwe wawe warayubatse. Kwafata ko nazanye amakara. neza yenda Nazanye amakara ku itaje nazanye amakara. Ese kutangwa. Saku babe ibi ntabwo Ariko Gereka no kurakarira abo wayakoze. mami sigera kubwira ndakubujije. nasaze mu urimo igikoma cyinshi urimo amazi Hano batagufunga. ubundi se bakamfuza Ahubwo udashaka ibibazo. ubundi ramutse mudisha bakamfa ko nibyo byaba byiza Izi namba Pima nkubita. Pima unkoreho. Urebe ngo maze noneho ndakwanika neza. uranyandika se ubona ni imyenda Uhaye amafaranga yego urakira imwe kabiri gatatu kane gatatu. Ntabwo ibibazo bizabikubana niwo byikunda. biborera abagore nabo. Sibyo reba uri kujya amakara none yasize. Se wasizeho amata. Wasizeho amakara. Naye nagenda. Iyo kanzu niyo yonyine ugira. Urakaamazi hano hari umuntu. Iyo kanzu niyo yonyine ugira. Iyo nyigize bikutwaye iki? Niba numva nari ngatanga umwana wambaye ugiye gusoma misasuri padiri. Umwana wanjye azira niko uri padiri. Ni ukuri. Umwana wambaye amazi abakuvomera n'abandi. Abakuvomera n'abandi. Ntabwo ari umushyikira. Wasubiye kwanuka kukurushara. koko Ndari padiri. Wibagiwe padiri kanzu y'umukara. Padiri yambara y'umweru. Ura we ntabwo yazi. Ntabwo yazi. Amazi yanjye amafaranga wabahaye niba baraguze nta kibi nko kugira urushako rubi. aya magambo niba baraguye niba yabanyemo business ntuzizi mwenzo yanjye inzu yanjye ariko se wariza kubanza uri nakajije ni nkandagira warize ni nkandagira bitabara uzi gusoma impapuro n'izindi izi mpapuro ngo agize amafaranga urumva zirebe neza maze n'iminsi nkuneka wenda bamubona nuko bamwihorera si byajya gucurisha ubundi hariya hamagara na amafaranga ntabwo mbyemera hamagara goronome muhamagare babandi bose bose ntabwo nabarondoye Mwese nimwitonda amasezerano muri leta yemerwa ariko noteri yashyizeho iki wasomye uwo mugore wandi muhamagare kuri wowe utwa niba yarakuvanye uwo mugore nta mugore umurimo ubundi umugore utunganye ubanda n'umugabo nta uzatura umugore wanjye we witwa wishavura n'umugore wanjye ndamukunda yewe bamwise nta mugore mwese uzabareba ubakureba nta mugore urimo umugore abanyamagambo sinzi aho uvuye bw'abanyamagambo tuzi na ibi byamubayeho nawe byakubaho ntukavuga nta mugore umurimo ntabwo yabyikururi jya uvogera umugabo waguteye inda uvogera umugabo wawe ubundi ujya wibuka kwiborosa amakara umva niborosa kandi zinkwaka amafaranga ubundi iyo uri kwasama imbere ya nyoko bukwe gutyo wumva nta soni ufite iyo nyari ndagira ko mfite icyo ndimo kuyarisha buri kuvugisha itonde kuba ntuje ntibivuga yuko ntazi kuvuga cyane cyangwa nta mugore umwe wazamutse zamuka nanjye nzamuke n'umugore ntawe itonde ibi byose ikigaragaza ko umugore ni igiki ni igiki ni umugore w'isezerano isezerano yicaye muri ayo mafaranga uvuga ko batayakuzanye ngo bayasahura bayakuzanye nyine se kuba bamwe ijambo bicike mu umva rero ngewe ngira icyo mbabwiye padiri muceceke ngira icyo mbabwiye yewe uyu nguyu nubwo umureba uyu yazanye icyangombwa cy'uko afite ya keve icyangombwa cyemewe n'amategeko cyavuye muri leta bapimye adeni wimvugiramo agakobwa bapimye adeni basanga inda ni iya keve none wowe uraza ugaritse inda iyo ndugaritse hari adeni wigize upimisha wamukecuru nakubashye mbara ntunzamurire isukari cya kabiri uyu ni wishavura uyu nguyu ni umugore w'isezerano yarazwi cyane kurenza mwebwe mwese
kabiri uyu nguyu yamenywe uyu munsi tumaze kumenya ko umwana ari uwacu. Wowe izi mpapuro uzanye ukaza ugarika n'inda, iyo nda nayo niyo umwana wangera. Of course nasi uko nandi hano ngaho ibyo ndi kwigira urimo kuvuga impapuro z'inzira uri kuvuga no bambujije kandi pima urashaka munani wa mukobwa niba n'umugore simbizo shaka nakubwira neza gabanya amagambo umuteye wanjye muvugishe n'ubura byose ndavuga iki nawe uri kumuceti ntaje twamuhaye mavugara ubundi wowe mukazana wanjye utere uriya ukuzengereza umwana wanjye wabikura ko mubera mukazana ndeba uri sadundu ubundi bimeze ntabayo wagira umwana ugahura n'umugabo umeze nk'uyu nguyu gute utari sadundu ni gute ahubwo n'umugore wanzara ko mbamubwire mujye mucuruza ese nk'ubu ngubu kuri kwihakana uriya ngo azanye umudigi ngo azanye ngo azanye umudigi uyu nawe bro wambaye ngavuga nawe urasanze nawe wararosesera ubambwire nawe uri usanze inda ari ya Kevin uri kumubwira amagambo agawe iyo we ateraza amagambo nujya kumubwira n'ugenda yazanye DNA none musore nawe yazanye DNA ugasanga umwana nawe akavuza bigenda uvuge neza disipurine se nayikuye he ko mu bintu watenze wataye wowe wayitaye umunsi ujya gutera abagore barenze babiri inda uri kumva niho wataye disipurine ariko ubundi namaze niba narabikoze ubundi se niba narabikoze nagira ngo mubwize ukuri nabone n'ibizanga bibere ngo nta mugore umurimo none ngo umugore mwiza bikimare kuko mwese iyo uza kumenya ko ari mwiza ntabwo agakwiye kuba ubundi se urabura n'inda cyangwa urabura n'inda urabura n'inzu cyangwa urabura n'inda byose ndabiburana ahubwo ntabwo ikimugenza ikigenza turagira ngo ni iki ni impapuro tubimenye ubundi rero naho inda yamufata ko ari iye ntabwo ndi umuhanzi ntabwo ndi kubacuranga ntabwo ndi kubaririmbira wowe nta nubwo natuma izi ni impapuro izi si impapuro izi ni impapuro sibyo akira ntiwize n'amasoro nta kuntu waba umeze gutyo utarize soko yo kumwita ingirwamugabo kandi ukaba umushaka yegora nashaka n'ibitungo cyane ibintu ntabwo ushaka umuntu nta n'ikintu yamarira nta n'icyo uzaza kumwaka madamu nubwo uri umukobwa ndakuruta ariko kuba utwite bikwemerera kwitwa madamu yego kuko ntabwo Kevin najya yisondesha aya masezerano kuki mbona amasezerano mu amafaranga mwari babiri abamiramwe rero nawe ntabwo twari babiri ubwo si utunze inzu irimo kamera wamuri babiri none se noteri ari he yarasinye nimero ze ziri aho hasi nubishaka umuhamagare nimero ziri arabeshya ariko shuri ntabwo reka rebe itonde urazi guteka ibikomozi yanjye vuga nta kibazo afite yegora ariko ntabwo ngo uyu mugore ni umutekamitwe narakwihanganiye reka gatekerwa ibirenge reka nkubwize uko mama n'imana yakujije bamubwire rero umwana wa mama sibyo bakomeje kwihanira ndazanira kireta kuzinga bakomeje kuzinga kandi urashaka munani ariko rero reka nsuzume ndebe koko aya mafaranga yaba yarayamuhaye ndebe ko afite n'ibyangombwa koko ariko reka ndebe ubundi wowe reba nta kibazo reka mbirebe nyine uzi ko na noteri yamusinyiye na noteri yashyizeho umukono yaba data we reba afite n'icyangombwa cya hano kigaragaza ko iyi nzu ari iki dore ngiki oya ni icyangombwa da umutungo ntu sheri amafaranga yose washyize he ndivuga nimba atari ibanga hari ibyo muramukazi wanjye yakomeje kuvuga ayo mafaranga yose washyize he ndivuga unyica nabi ngo sinzi kuvuga ngo uzajya uhora uza buri munsi unyereka yuko uri umugabo nawe ugiye gutekera abagore abandi ukuntu narasi iyi nzu mvuga ngo ni iy'umugabo wanjye yaguze nawe ni iy'abantu
amafaranga mbwiza ukuri ukuntu ndi bwongera gusubira kubana na mabu ngiye kuyagura inzu yaramwihenuye amafaranga yaraje basi mbabarira ndakubabarira se ndakubabarira ndajya he umukobwa yaravuga tukavuga ngo erega nawe yazaga avuga nawe ko mwana antukira umwana ngo uruda rubi sawa amafaranga yose wariye ayo mafaranga wayafata uyajyana he urabona ibibazo byose unteje niwe wabyiteye urabona ibibazo byose unteje babarira ngaho none ubu se n'aka kanya aho ngaho bigenze gutyo ukavugira umuhungu wawe ukagira ibiki ntibigaragaye ko umutungo ubonye nyirawo yinzara nyir'amafuti aragaragaye kandi niwe nyirabayazana ubu ndajya he abacuritse umutwe gusa kandi ari mu mafuti akora amafuti njye nakubwiye ngo uyu mukobwa turavugana ni inshuti yanjye ibintu byose yarabimbwiye nabivuga ngo ngira amagambo ngo ngira umunwa mwanutse mwese muranyiye wowe uje utera none se ko wavuze ubundi ngo bagiye kumuha bagiye kuzamurwa ito mubaze wa mugabo ubu umaze kurya amafaranga afite icyangombwa cy'umutungo ariko se shunare yari utarengetse washyize akabona gusangira umuhungu wawe cyane icyo kora reka mbabwire mwa bakobwa hano mwese muri ababyeyi keretse muri mukazi wacu n'ubu utarashaka inzira ntibwira umugenzi kandi ngishakira mirero ngo ntigire ite nibaza amoko iyo nza kumenya ko uyu musaza wawe ameze uku nguku sheri ntagomba naririwe ngo ari imfizi y'akarere gusa uramemukiye urambabaje come on please wenda ngiye muranyumvishije mubonye ko ibyo nari ndi kubabwira ari Basi, ukuri babarira. ni ukuri pe Babarira. ntacyo mutari kubona Babarira, basi. ngaho namwe muhure mu karengane sibyo wenda nawe ukarengane natwe twakagukuramo ni ukuri wowe uri inshuti yatuganira ubundi iyo nda ni iya bro wanjye kuko mwirase kuri mama mwereka ko dufite ni iyande utekereza ko ari iyande naje n'ubundi ubu murashe naho ibintu byagiye ibintu biracyahari uzo akatari amagara barahawe mama kwizera gusa mbabwire mwa bantu inzira ntibwira umugenzi inzira ntibwira umugenzi iyo nza uyu kumenya muntu ko ari yambeshya ambwira ngo ni umusore ibintu ndimo kubonera muri aya maso ukuntu nari nabwiye mama ngo nzigama utsinde nindangiza muheshishe inzira ntibwira umugenzi ibintu uri kumvaho koko ni ibiki koko ibi ni ibiki ntikirirwa mujya muri byinshi ubu ubu ngenda cyakora iyi nda yanteye nta kintu nyishobora gukora nawe uvuga gake Ndajya mu ntabwo ari kazi. umugabo wawe kuba umutungo ubaye wawe ntiwamugerekaho byo ubibwiwe n'iki ntiwari wanze kubyemera ubwiwe n'iki ko uyu mwana watawe none aho njyewe n'umutima wanjye biri guhamanya ko iyo nda atari iyi nda ni iy'uyu mugabo none umugabo wanjye mwamugize mbese Mfizi udashobora y'akarere. kwivugira ese ko nta wundi muntu uraza avuga ngo aratwite ari nyine twe babiri baje nuko ari twe zateye mukamureba nyine mwamara kumureba mukamuhitamo mwese mumbabarire wenda da umutungo ni uwawe shedega mubwire subiza umukobwa amafaranga ko nanjye yamusubiza amafaranga musubize amafaranga ye uko niko kuri ntayo mvamo nanjye nubwo ari mu kibazo ndagushyigikiye nashaka amafaranga kuba iyi nzu umwana yiguranye bakakuvana mu nzu wayizamo umugore w'isezerano shaka 50% y'inshoreke yamusubize njye nta nawe mafaranga mwari nshaka. sinazi umubare wawe amafaranga yanyu ntayo nshaka. harakurikizwa itegeko iyi nzu narayiguze mu mafaranga yanjye kuki byaciye ku mugabo wanjye ibyandiko ni njye ubifite impamvu byamuco nuko Ariko yamusezeranye yari umukomisiyoneri yari urumva oya kuri uru rupapuro oya icyangombwa cy'inzu wanditseho wowe nawe nawe muri babiri muri wowe afite 50% ubwo rero afite 50% ahubwo turabura n'ubundi ni mugabana muraga ahubwo icyo ngiye nshaka bro nashaka amafaranga asubiza umwana w'umukobwa buriya hari ikintu mutari kumva yikica gatandatu ayo 50% nayo namuhaye nayo nivanyeho bakayandikaho kugira bigaragare ko ari umugabo wanjye ntabwo ari ayo naho waba waramwanditseho icyangombwa cyanditseho babiri ubwo rero afiteho 50% nawe 50%. ntabwo wabasohora mu nzu ahubwo turemera tumuteranyirize amusubize 50%, ariko abana banjye bagume sheri ukimara kubona ko uyu mukobwa wamufatiye amafaranga yiwe ukayashyira kuri iyi nzu ibi bintu bizagenda gute koko bizarangira gute bizarangira inzu ibaye y'uriya mukobwa mubane bizarangira umusubije amafaranga ye dukomezanye sheri mugabo nkunda ko nihanganye bamubwira sibyo birarangira gute inama yanyu nayumvishe ngenda nzamusubiza 50% y'amafaranga yampaye sibyo natayemera oya agomba kubyemera ubuyobozi burahari agomba kubyemera ko icyangombwa turiho turi abantu babiri umva hanyuma iyi nzu ubwo tumusubize amafaranga hanyuma
niba ari ibyo asigarana bisigarana ubwo biramureba simbizi uko namubyumva ubu mwe murabyumva mute njye nyine igitekerezo cyanjye njye nyine numva bamusubiza amafaranga wishavura akaguma muri iyi nzu yiwe wese wamunganiye wishavura ugazabahamagara mama amubwira ngo wongeye kumwimura muri iriya nzu ntibizagaragara nabi ariko ubundi waretse ubundi wowe ayisigarana tukagusubiza amafaranga ndisheje akazi utumye ibintu byose nakoraga nari narateguye ejo hanjye hose harapfuye hejuru yawe twarakunda ntiyumvisha ko uri umusore inzira nibwira umugenzi ko nanjye ndabaka ijambo uyu muvandimwe nubwo twamubaje bitamuturutseho ariko nanone si ngombwa kumusesereza kabiri niba baramwimuriye muri ino nzu njye numva bamusubiza 50%, agire yuko atuzanye inda atarigeze abyara abona bazimwituye hejuru narangiza mukuru no mu nzu baramushyizemo gusa kumwica kabiri ni ukuri njye numva bamusubiza 50%.